hari abantu bamaze iminsi bivugishwa ngo Seburikoko yanze gushaka. Mukomera amashyi Seburikoko. Seburikoko yanze gushaka. Bwira mugenzi wawe ngo Seburikoko yarabyanze. Seburikoko yarabyanze. None se reka mbabwire naje gusanga Seburikoko ntabyo yanze, ahubwo Seburikoko ntago azashaka. Bwira mugenzi wawe ngo Seburikoko ntago azashaka. Fact mfite ni ya mbere. Seburikoko hari umugore wa Saint Joseph muzi. Iriya se ntago ari se isanzwe, uriya ni umutagatifu witwa Burikoko. Ladies and gentlemen, put your hands together for Obed Francis. Nayemuze papa. Kuhagaritse nakubwiye DJ. Gahagarika nare. Mumeze muteze? Mumeze neza? Ndishimye kuba mpagaze imbere yanyu n'iby'agaciro. Amashyi menshi cyane cyo nabonye akazi. Ndi gukorana n'abashinwa ariko department ndi gukoramo ibibuno byo cyo kintu kiri gucuruzwa cyane. Ibibuno bino bambara. So muraza kunyihanganira. So hey, can I know your name? Maclean. So honestly, nayerekare nkurebuza ndibaza iki kibuno ni icyanyacyo. Ni yego. Oh wow. Nabonaga gisa n'icyo nagurishije ejo bundi. Abantu mwe gucuruza ibibuno ntago biba byoroshye. Ejo bundi ari umudamu waje kukigura arakireba mubwiye igiciro arambwira ngo ngo ntabwo ari cyiza ngo kirazi cya Madiyani. Ndagifata ndacyitegereza nawe ndamureba amubwira niba nakubahutse ariko ndabona ari cyiza kurenza icyawe. Ibibuno bigezweho byatari ku buryo nahise ngira igitekerezo cyo gushinga business. Mujya mubona ukuntu abantu wenda abantu bacuruza inkweto nibonzi niba bacuruza inkweto yitwa Emi agahita agira Emi shop, Emi shoe shop, you know, such thing. Nanjye nse mvuga ni watangiza company yo gucuruza ibibuno byiza bya Kinyarwanda bikoreye mu Rwanda tugateza imbere made in Rwanda. Like ko nitwa Francis ubwo abari nka Francis Nyashi shop. FNC wagira ngo ni umutwe witwaje niwara. Icyo gihe nyine kugira ngo byamamare byansaba ko ngenda byamamaza hano mu masoko. Abantu mujye mu masoko acitse murabizi. Hari ukuntu ucango hano turafotora ku giciro cyiza nanjye nahayaringa urubyiruko rundi nka ruhakazi bakajya bavuga no dufite ibibuno byiza ku giciro cyiza ngwino tukiguhe. Mu minsi mike ndabwiza ukuri najya numirwa muri za kazi ni kazi. Muzi ukuntu bakunda kwakira abantu abakurikira radio yanyu turabakiriye. Hano turi kumwe n'umusore witeje imbere mu bibuno Obed Francis. Watubwira igitekerezo cyaje gute? Navuga ko nyiri umwana natangiye kumwe abana bakora udukinisho nakora gukinisho kutubuno. Ariko ntago navuga ko nabikundaga cyane kuko abasore bose barabizi ni ibintu dukunda. Ariko igitekerezo cyaje ubwo nagiye gukwana n'abashinwa mbona tubuno bafite ari tubi. Nibwo natangije company nkuru ibibuno byiza by'Ibinyarwanda abantu benshi bagenda babikunda. Kuri ubu ngubu dusigaye dusagura n'amasoko. None nyakuba Francis muri guteganyiriza cy'Abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo Abanyarwanda babone ibibuno byiza kandi babereye ni muri urwo twashyizeho gahunda ya make make.
kuri ubu ngubu ku giciro nk'icy'umuneke urabona ikibuno cyiza, ku giciro nk'icy'umugati urabona ikibuno kikubereye. None ko gahunda ya make make tuyize mu matelefoni, iyo hashize igihe wenda utishyura hari ukuntu bagukupira. Ibibuno byacu bikoze neza kuri rwa rwego, iyo hashize igihe utishyura tugikuramo umwuka. Ladies and gentlemen, thanks. My name is Francis. Umushinga wongera inyana ubwana